Siremo hano mu muhogo neza. Nyine ku buryo bwakwira udakoze icyo kintu mbese. Umwanda ahita nyikubwira. Inywa. Urebe. Yongera nge gutya si kubwa bwa mena nkweye. Ikintu nkunda bwakwira ntakoze nyine. Kandi ibintu byo Tessy sinzi kunywa bikagaragara nawe we. Njye impamvu binashize nago ndi kwigirisha ndi kunywa pe. Subigiye nahereye koko ndababaye. Gira. Yo. Ntabwo Tessy. Ndahise yigira gutya kugira bigaragare. Uri kubibona? Hello my people, mumeze mutenge meze ikaze kuri Miss Tessy. Ku muntu ugeze kuri Miss Tessy bwa mbere muhaye ikaze, musaba gukora subscribe kugira ngo akomeze anshyigikire n'ama comments yanyu. Ntimukagende mudateye comment guys, njye muta comment kuko niyo amfasha kuvuga ngo nzakora gutya nje nkora gutya, nyine mukama ibitekerezo byanyu. Kandi mudabizi neza ko munsi haba harimo nimero y'ibitekerezo. Harimo abantu benshi bakunda kumbaza ngo twarakubuze twagize gute. Hari nimero y'ibitekerezo ibiri munsi kandi ni kuri WhatsApp gusa, apana guhamagara. Ikaze rero ntago ndi jyenyine, ndi kumwe n'inshuti yanjye, mukobwa mwiza umva nkunda kubi. Ikaze kuri Miss Tessy. Murakoze cyane Tessy. Suhuza abatesi ubibwire. Mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Nitwa Nana. Tessy no mushuti wanjye. Naje nyine kwifatanya nawe kugira ngo tubahe ibyiza kandi muzabihorane byiza. Yego. Nana. Kara. Amakuru. Ni meza. Nawe ukumbuye. Urasaneja. Barakoze. Wajya neza uvuye ahantu Nana muranjagaraye. Ndabizi no. Domora ngiye njya guhiga aho bahinze, iyo ngiye bakama ikiraka cyo guhinga ndahinga. Yaro gusarura nyine muragurye. Nana rero twagiye tubusanya inshuro nyinshi. Ni inshuti yanjye nkunda. Nanjye ndagukunda cyane. Harya da. Twahuye ryari. Twamenyanye ryari. Tumaze nk'amezi 5. Cyararenga. Ni nka 7 cyangwa 8. 8 gutyo. Yego. Nibwo rero namenyanye na Nana. Umva akimvugisha ati niwe wabanje kumvugisha. Siyo? Ese numva nyine ari umuntu kuvugisha akata wumva uwo muntu nta mpamvu yatuma mutaba inshuti, nta mpamvu yatuma mutamenyana, nyine ukabona mwahuje. Yego. Nana rero kumuzana hano turi buganire tugire gute, ariko Nana muri kumva yuko nta mezi menshi cyangwa se nta gihe turamarana kinini cyane. Bivuze ngo rero hari ibintu ntamuziho byinshi, nanjye hari ibyo atanziho. Kugira ngo rero tumenyane byihuse, navuze ngo reka dukina akagame tubazanya ibibazo. Aho binanira nyine ajya agira gute, ajya ahita nsobanurira ukuri kurimo kugira ngo nyine tuhite tumenyana byihuse. Ariko rero muri uko kumenyana nta miyaga irimo. Nayo. So guys, nta miyaga uyu munsi Tessy namwiteguye kabisa kumufatisha mutekereze ko ibintu ari Nana shawa bivuze ngo Tessy arabizi ko ntakunda amagi pe. Nibwo bwa mbere ngiye kunywa amagi mabisi. Njya numva ngo arabiha, njya nyine mba numva abantu bose bafite ubwoba niyo bayabarangiyemo umuti nkumva nyine yavuze pa si wanga amagi tugiye gukora. Mbona araza pa dukore ati ndamubwira ati nukuganira tukagana nyine naramuhaye na topic turi buganire. Arabati hoya ngewe hariyo natekereje kandi tugomba kuyikora. Ati wowe andika ibintu byose wumva ko wambaze. Nge yaje yanabyanditse. Guys namwiteguye. Sinzi niba muri kubibona. Shana umbabare nuba wabikomeye. Nashyizemo imiyaga myinshi. None wowe nago mwizeye.
guys nashyizemo imiyaga myinshi mufitiye impuhwe umukobwa wanyu Tessy umva impuhwe nazo rwose ndakubona wajuje nta mpuhwe washyizemo na wibeshye impuhwe nazishyizemo ahubwo vuga ngo nyuma y'ikiganiro urahita umbaza hoteli nshaka gusohokeramo kuko yego imiyaga niyo birangiye namwe ku magi nibwo nahita menya ko aya yose niteguye ko ari njye buyanywe kuko weho shana ngewe uziko ahantu nakubajije ibintu nakubajije ni bike umujinya wari mwinshi nabibona nanjye kubibona uziko nana yaje nyine wumve ngo yaje adufite guys ngewe naje mbyiteguye ko ndi bumubaze ibibazo we ariko ntabwo yarabizi yarazi ko turi buganire bisanzwe ngewe mve ngo nyine nwanditse reba nk'uburyo bicagaguyemo byanditse vuba vuba kubera tuduhuye amasaha yagiye guys rero tugiye kubazanya ibibazo ubwo nzajya mubaza ikibazo nagitsindwa kuri ngewe anywe ku magi ibintu ndabimira nta kawayini kakawa ahubwo nta nubwo ari amagi none ari kubikubisha urayakunda uri kumera nk'umuntu yakunda oya ntabwo nyakunda gusa niko kuri kugira ngo nyine n'abafana bawe abakunzi bawe nabo babone hari benshi bari bubonereho ibyo ndi bukubaze hari igihe bazi wenda ko batabona uburyo babikubaza guys ngiye kubabariza muhumure nabundi vugisha kuri kubabariza ntabwo nyine nta mutima mu burimo nakoroga hose guys bana yanjye ntabwo ari menshi tungutu se mbabarira turekere gutya ariko ngo amagi ni meza no mu buzima busanzwe mabisi birashoboka njye nabikoreye igihano ntabwo mbizi yaba meza ataba meza muganga ntayaranyandikira mu mbabarire karakubona wowe umwana hey cyaje tubona gutya se wagira ngo ni nk'iki harya amarura aba asa umweru amarura asa gute harya birasa gutya gusa nyine ntabwo ariyo guys mutagira ngo turi kubafera turimo kubibona amagi rwose hari abiri bugere ahubwo n'amagi aba makeya nkakurisha na nana waba uri umurozi giswe guys amagi aba makeya ndamurisha na bino shana waba uri umurozi yes mbaba none iki kintu none kigeze mu gifu cyasebwa gute Imana ibifite uburyo bubigenze ifite uburyo yaturemye kamongere sha ndabona hano yasigayemo ibiki kwinefaguzwa ko ari wowe wabizanye ariko na ibi bintu wabitekereje igihe kingana gute nari ngufitiye umugambi gusa sibye ko ari wenda kandi igeze kunyibarishwa ngo pango ni igiki wanga kurya ngo ni igiki nyine uba wumva utakoza mu kanwa kidatetse nagatisha mba numva amagi ntashobora mbimuganya ikindi gihe rero nzakurisha ibirayi bidahase bibisi cyangwa ibitoki bidahase ikirayi kibisi urakizi cyangwa ntabwo ukizi ndakizi none hari igihe ukubitana na cya kindi kirura cy'icyatsi shana nuri no gukomba nanarabikunda twagiye nindi uri bubanze shana banze shawa banje okay Tessy basi ntumbabaze aha twagiye bikumva nkunda kurya ikinana kandi akijya hano twabivuze ndanabivuga ngo nyirya buri munsi muri geto ukunda igitoki sinkopeje oya ntabwo nkopeje ahubwo nuko nari mbizi ubu ni njye ugiye kukubaza ufite abayigise bangahe umwe batuzanire mashini yo ufite abayigise bangahe harya twarakundanye yego umwe babiri batatu bane we batanu
aba ex batanu guys uyu mukobwa acuruza abagabo umuntu udafite umugabo wese ageza basi uzabahe ku ba ex bagerageze wasanga ari wowe utarushobotse ariko muri ibyo byose rwose bose baragiye mbaza navutse mu kuhe kwezi izihe tariki wavutse mu kwezi kwa gatanu tariki 15 ya wanda abantu urabivuga ndi kubishobora ngiye ndikubazaga ibintu twaganiriye sha nduye kukubaza Tessy ufite sheri utangiye kwisetsa ufite sheri guys inyuma y'ibi byose muraza kutubwira hagati ya Nana na Tessy umuntu wabajije ibibazo bikakaye kurusha abandi wowe sha ufite sheri bivuge utambeshya guys niba wa musore we ahura akabatesa ari bukwihakane nawe nyuma ya kamera uhita umukatira kuko umuntu utabaye proud yawe ku mbaga nyamwinshi y'abantu bamukurikira uhita umukatira bivuge ufite sheri yo nese nkubwiye ngo iki mukanya urambwiye ngo nakubajije aba ex wambwiye ko barangiye mu buzima busanzwe tuzi ko umu ex nyine ari umuntu mama utakiri kumwe ndakubajije none ufite sheri yakomeje abyanga uranywa wa musore wahuri urumva yanze kuvuga ko afite sheri yanze kubihakana ko atamufite ubwo urumva nyine ashyize abantu mu gihirahiro hari umusore ushobora kuba yaragukunze urumva wa musore uhishwe nk'iki oya Tessy ntabwo nyweye akojejeho umunwa si muri kubibona shyira inywa bigaragare ko unyweye inywa shana uko nanyweye oya nabibonye oya wakojejeho umunwa gusa inywa tubibone none se nutanywa njye nateguye ibibazo bikeya urabona uri bunywe iki inywa mbibone ko unyweye guys Tessy ari kunyiba Tessy twagiye Tessy sawa ndakozaho ururimi sawa twagiye mbaza niki unziho kuva twamenyana bwakwira ntakoze bwakwira udakoze baza n'utuzi tujye twita tunywa oya utu tuntu twonyine kinkuziho subira niki unziho kuva twamenyana bwakwira ntakoze bwakwira udakoze nyine ku buryo bwakwira udakoze icyo kintu mbese nawe umwanda ahita nyikubwira inywa urebe oya ngera nge gutya si kubwa bwamena nyweye ikintu nkunda bwakwira ntakoze nyine niki unziho kuva twamenyana bwakwira ntakoze ntago buri ibibazo byose naba mfite ntago bushaka kwira ntasetse wabibajije nabi icyo nagitekereje ko wabajije nabi icyo genda gukubisha wabajije nabi so guys yabajije nabi nabajije ikibazo iyo bazije ikibazo buretse ninge mwanditsi ninge mubazega ntago uri bubyigishe wanditse nabi rero niki unziho kuva twamenyana bwakwira ntakoze oya yabajije nabi iba ari yashakaga kubaza yakagombye kubaza ngo ni ikihe kintu nziho budashobora kwira ntakoze nese si kimwe ni kimwe reka dusome nabitekereje ariko nkumva ari kumbaza nabi niki unziho kuva twamenyana bwakwira ntakoze ntago bwakwira utekereza ko no ku munsi wa mama tujya kumushyingura narasekaga umva se nabitekereje ariko muri ngiye numva uri kubaza nabi ndi kubaza nabi utari kubyumva
ese none aranyica agiye gusoma umu ex wawe wa nyuma nyine muherukana nyine mu ba ex bawe wabaze batanu harya uwa gatanu urumva mwapfuye iki kigatuma nyine wumva agomba kuba umu ex wawe tu mwapfuye aha ex wanjye wa nyuma na nyuma ari nawe mu ex wa nyuma nyine kushaka kuruka guys amagi ikintu twapfuye ni kumva nyine ni kwa kundi yari igose yagiraga igo isunda bisobanura gute yari wa muntu nyine utakumva ko yakora ikosa n'utuntu nyine akumva ko nimba yanakosheje ibyo bitamureba umva ntanasaba imbabazi ntamenye nyine ko yakoze ikosa sinzi nimba uri kubyumva ibintu bye byose agahora yumva ari ukuri yanakoza nyine akumva ko ari njye ugomba kugira gute kumusaba imbabazi biragira dutandukanye kandi yagira udufuti twinshi byose nyine ari sibindeba amekise ko numva akazi mujye mumenya gusaba imbabazi mbese niba uzi neza ko wakosheje saba umusheri wawe imbabazi mujye umenya gusaba imbabazi mbese ya niwe ugiye kumbaza nana reba hejuru urasi iki kibazo biragusaba kunsubiza mutubari amasegonda sibyo amasegonda 2 uri kuyareba 2 amasegonda 2 reba hejuru Tessy reba hejuru aha uretse nuko aya ntabwo ndi kureba nuko we kugura umugayo nakaryo aha yatinze oya ntabwo natinze kumugambanira sha ari umuntu zikananyiri kumubaza abonye ko abangutse simbangutse rata nawe arabanza agira ngo harya yicaye gute ariko sha amagi mabisi arabishye cyane ariko nta manyarwanda amanyarwanda se saba ari umweru ayase se umweru nyine nka kino ari umweru Tessy umunsi wababaye cyane ukarira ukumva kuriza amarira menshi kiroroshye wari wabaye iki mama yari yapfuye nacyanditse mbizi gusa nyine sorry nacyanditse naga gupfusha agapapuro kandi gusa guys mujya mugira economy nanze kugapfusha nari mbizi nana nimero yanjye herwa na kangahe muniza kuri telefone Tessy nabyanditse nihuta ariko ntabwo wibaze ko nari nzi ko ari njye watwitse pe yego ingwana na wamana kuruka mu kiganiro wamana we nizere ko uremo umuntu washyize ipanu mu nda kuko ni ukuri nizere ko harimo n'akagazi kuko ibi bintu ni ukuri siko ngiye gukora umureti mu nda we noneho next nana sinzamukira banza noneho uzazana intuzi uzazana iki subura baza uzazana inyama zidahiye azazana n'ibigufa we byiza noneho hari ukuntu umuntu ari gusoma bikaza bifashe utuzi ntabwo shana nanjye wamenze ndagutomera reba hano kigeze oya nana turava no hano bishize nta kibazo ibibazo byanjye n'ibishaka ndashaka ibindi mu mutwe
akabona ko wanywaho neza njyewe se njyewe baranakurusha kandi mwazi b'amajyangano oya yari amajyangano se nari natsindwe sinatsinzwe rimwe nabanyweyo rimwe oya ni ubwa kabiri harya kabiri ninde ukurikiyeho kuri gushira icyaha aranyica none wumva ko ni ikihe kintu wiyiziho wirebaho wowe ubwawe ukumva ni cyiza pe kumva nyine ku mubiri wawe yesu we ni igiki we nyine ukumva ko nawe ubwawe ukumva ko ukavuga ati aha hantu rwose imana ijya kundema yarahitondeye njyewe mfite amaguru meza guys Siriasi mfite amaguru meza nanareba ufite amaguru meza ni ukuri sha guys ngo nzamwe na kano nyine kano muri kubibona hari ukuntu byagenze biranga ariko ubundi nari mfite amaguru meza so guys pe afite amaguru meza ariko ugiye wibuka no kuvuga ko hariho inkovu nyinshi sha guys afite amaguru meza ariko hariho n'inkovu nyinshi pe kandi atakitwaza ngo ni kano karwaye oya sha kandi kariho inkovu koko nasi byamvuga iki uri byamwerera nyine ujye wibuka nyine nako kongereho sha mana we nateguye ikibazo uri amagi n'injye uyimariye pe Tessy tukomeze ni wewe aha kameramani wacu yitwa gute guys guys nta kintu kirenze wari wigira metre mu bintu ugasanga uri hasi cyane nateguye ibibazo ngira gutegura bikeya byoroshye ategura byinshi bikomeye oya noneho tuvuga gukoresha igi rimwe buri wese ndanga nigira wa danje nka magi abiri none njye uyamaze ntago nzi ko yitwa ngahinywa nawe urahita uvuga amazina ye yombi ntabwo wajya avuga izina rimwe ujya kuyansubiza uravuga yombi ntabwo bavuga izina rimwe oya guys nyine asanzwe unyohereza amafaranga uravuga amazina niba utari buvuga amazina ye yombi kuko nta muntu ujya uvuga icyo kibazo kiraza mu byo mutekereje kuko ntabwo cyanditse yego urazi ibibazo byanditse zo gucyitekereza nta kibazo wowe banze umwe dukemure tubanze dusoze bazakemura ikibazo guys bari kungambanira ntabwo nzongera gukenera ikintu cyo kunywa cyeka noneho ugeze nko mu rugo cyeka ugeze nk'ahantu bakaguha amata none uranyweye ndanyweye pe ntabwo ndanyweye yitwa Amiel Promoter guys Amiel Promoter hanyuma se niyo yombi ariko byangombwa afite 3 ariko nzabiri guys mureke mbabwire Tessy aya magi uburyo ari guhumura nabi yego ariko nuka wabyumvishe umva muzayarye atetse ariko gutya yewe none ikintu gikuze cyane ukuntu yaje yigize kongwe Tessy nabiganiro nshaka ibintu byo kuganira umwanya munini mbaza ntabyo nshaka reka dukina akagemu amagi mabisi ndavuga basi rimwe hoya abiri nge naje na ati birihe ego ngiye kubaza wagiriye crush abahungu bangahe nyine ugatinya nyine ntibabimenye nagiriye crush umuhungu umwe na nyuma aba boyfriend wanjye sha mu bigaragara babigizemo uruhare kugira mukundane hoya nawe yarangiye crush ariko atabimbwira dusanga nta kuntu mwayigirira na mwembi hakagombye kuva ariko jamwana kuki iri kunsenya oya wa musore we Tessy mva ntago abizi ko nari crush w'ikiza kandi bari muri baba ex 5 ego cyane. Ewe. Suko binshiranye we.
usigaje kimwe nta kibazo ndakongeza ibyo umbaza ibyo uvanye mu mutwe. Sinakoze utubazo tworoshye. Iyo ntari kuvuga ntuje ni iki kiba cyabaye? Tessy uri kumbaza ibibazo rero bikomeye nawe ubwawe utazi pe. Kiba cyabaye. Iyo ntuje reka nkukopeze. Nk'iyo wenda dushaka kuza nka hano mu kazi mu biganiro cyangwa se nagiye guca nka filime. Nyine urabizi ko mpora na morale. Mukabona morale iri kugenda ishira ntuza. Ni iki kiba cyabaye? Ubushonje. Oya se. Nubwo nkukopeze. Oya, ese nimbishobora no kubaho wenda wababaye hari ikintu wibutse. Njyewe akenshi nuza yo nshonje. Iyo ushonje uraceceka. Icyo cyanyuma rero iki cyanyuma sandidaye mu kubaza pe. Iki cyanyuma ndibona gihuye cyane nibyo nakubajije. Iki reka nkireke mbaza ikiri mu mutwe nacyo. Tessy uba wumva nyine wenda imbere yawe uba wifuza nk'umugabo umeze gute? Uba wumva nushaka uzabyara abana bangahe? Uba wumva ushaka kuzashakana nyine n'umugabo ufite ubuhe bushobozi? Ikintu cya mbere nkunda umuntu nyine nifuza ko twabana. Icya mbere ni uko yaba nkunda, akaba ari umugabo nyine wubaha Imana, akaba ari wa mugabo nyine mushaka kuganira, nyine wa muntu atari nka wa mu ex wanjye wumvaga ko ibintu bye ubwo nyine ibyo yakoze byose nibyo, nimba yafashe icyemezo ubwo nibyo ni byiza, nyine akumva ko nta kintu yakora, uwo ntago musabwa. Siko ushaka kuruga. Uri kumva ni iki? Noneho nanjye kukubaza aho gusubiza. Ikumva nyine akaba ari wa muntu muganira ikintu cyose muganira, nyine muhuza w'inshuti ya. Ubundi njye muri rusange iyo mvuga ngo umugabo nshaka umugabo uzaba ari inshuti yanjye kabisa. Mu bushobozi bwo Imana imfashije ntiyaba ari umukene. Ariko ashobora kuba ari umukene ariko akaba afite nuze zo gukora, kuraje zo gukora. Nanga umuntu wumva ko reka nicarire, Imana yo mu ijuru izama ubushobozi, Imana yo mu ijuru izamubukire, nawe ubwo ukabona ahora yicaye, bamurangira akazi ngo hoya kariya sinagakora, uwo simusabwa. Kuko nanjye wanga umuntu wanga akazi akari ko kose, mbese wanga umuntu wumva nyine ari gufeka akazi. Yego. Hanyuma abana mba numva ntarenze abana 2. Abana 2. Ntabwo rega ndi kukubaza, ndi kugira nyine nishimishe, naho ubundi nta bibazo mfite. Yego. Ubutaha nkubwire mwesha nyine tu nabimenyereye. Nyine vuga. Ni ikihe kintu ngukundira? None se kutakimbwiye nakibwirwa n'iki? Fombora. N'ikintu wenda nk'inshuti zawe zikunda kukubwira, wenda wasanga munyihuje n'izo nshuti zawe zindi. Urashaka kimwe se? Nacyo mpa 2. Ikintu wenda abantu bavuga ko bankundira. Ngewe ntago ngira umutima mubi. Cyo ni icyambere. Icya kabiri, nyine iyo umuntu anyitabaje mfite uburyo nabikoramo ndabikora nditanga cyane kubw'umuntu runaka nyine ushaka ubufasha kuri ngewe. Muri ibyo se nkundira iki? Icyambere nanagira umutima mwiza nyine, nana n'umwana mwiza nyine, iyo yakunze umuntu arabimwereka, arabimubwira. Nana nyine buri umuntu ugira umutima mwiza uzi ko iyo yakunze umuntu nyine aba yumva atabyihererana. Yego. Aba yumva nyine yabimubwira nyine bakaba inshuti akagira gute. Nana rero agira umutima mwiza, akunda nyine abantu. Yego. Ni gake ya buryo uzabona umukobwa
wavuze ngo Tessy ngo manimero wenda za Lise shango naramubonye numva ndamwikundiye ngo manimero ze nzamu nyine ibyo abakobwa babikora ni bake abakobwa bose babumva bari hejuru nimuvugisha se bagapingana ariko Nana agira umutima mwiza mukunze ariko agira umutima mwiza kandi ari umwana mwiza ngiye kukubaza sigo mwaza kuzimaramo basukanye ngo tworoshe biroroshye noho ningira uko umushyiramo imiyaga ariko impamvu ntabwo nari nzi ko ari ubundi w'icyo kandi azaporodinga kandi bitazahura bazagutuka kiriya cyo kuba atavuze ibya boyfriend we ahuri yanyweye ariko nyine ntabwo ese kuki muri kunyicira nuze yanjye ninde uzi ibyanjye niba ashaka ibanga ingingo mbigira ibanga umva se wamusheriwe rero niba uhari akugira ibanga araguhisha none ikindi gikurikiyeho amugira ibanga nk'urumogi ubwo mujyamune anyasherira atandagukunda aha aramukunda wakabaye ubansibije rero ngo uramufite wabyumvise none sibyo ni ibiki ubundi icyo ngicyo twakirenza hari ikindi twagiye ibyo ukimara kugira nyine ikibazo cy'akaguru ni ikihe kintu wenda watekerezaga kuko wenda ndatekereza ushobora kuba warakigize uri mukuru utari umwana cyane ni ikihe kintu wahise wumva ubwo gihagaze mu buzima bwawe ukavuga ati ubwo ntagifite akaguru ntabwo bizakunda ko wenda kino kintu nzakigeraho ni ngiki none utangiye kumuroza yo ndumva kamarimo ndakamara nyine nabibonye nyine natekereza nk'umuntu mukuru se ngewe nyine kira nkiri umwana numvaga nka 2020 nzaba mfite n'imodoka ariko byageze nta n'umuntu wamari ifite ku gare nyine ukigira ikibazo cy'ako kaguru wahise wumva ko ari ibiki wenda wumvaga nk'inzozi zawe imbere yawe nyine ugifite amaguru yawe yombi wamara kugira icyo kibazo ukumva ko nyine wenda mu byo watekerezaga hari ibitazasohora kubera wabuze akaguru ni nk'ibiki ume wenda nka bitatu icya mbere mvuga ibyanze cyangwa n'ibyakunze ariko nari nzi ko bitakunda n'ibyakunze wumvaga ko bitakunda n'ibyanze wenda kubera ikintu cya mbere nabimenye ariko maze gukura nyine urumva namugaye ndi muto ahubwo nakuze nibwo nabimenye nyine ko ntakigiye mu gisirikare bitakunda wumvaga uzaba umusirikare yego nicyo kintu cyahise gipfa ikindi cya kabiri numvaga nta muntu uzanereta numvaga nyine birangiriye aho nta muntu ushaka kumbona ngo numvaga neza mfuye nta muntu wanereta nta kuguru numvaga neza nyine bindangiriyeho wumvaga birangiye none ufite aba ex 5 yego murumva ko rwose imihigo nayesheje haleluya ukuri pe cyane nabibica mu bugome nubwo namwe ariko niba uri kumva zigize oya sha ntago ari njye ahubwo amagira y'amarishira icya gatatu numvaga nta kongera kugenda uri kumva ngewe nkicika ukuguru kundi kuriho inkovu kwari paradize nicara mu kagare numvaga nyine bwo ntazongera kugenda ntazongera nko kuvuga ngo ngiye ku kazi cyangwa se ngo nanjye ngo nge mvuga ngo nditunze numvaga nyine bwo birangiye ndi umuntu wo gutungwa nyine na mama ariko nagize imana ndongera ndagenda ndongera nyine mba umuntu usanzwe umeze nk'atamugaye Nana ni iyihe mpano unziho kandi nkunda ikintu cya mbere nzi ukunda ukunda gukina filime ntabishoboye wawo rero buriya gutekereza ibibazo bitanditse biragora sena kutari kunywa nakubaza abashaka kandi ubu se muturebere ndeba ibyawe biracyari byinshi wowe kujya binywesha ndakora iyo bwabaga ariko sinzi ko bikunda Tessy
ni ikihe kintu unziho nyine mba numva ndi proud yacyo mana ya cyane cyane kurusha ibindi nyine ukavuga ati rwose Nana kino kintu aragikunda cyane kuri wowe kuri njyewe gutya oya mu buzima busanzwe nyine ntago ndi kwivuga njyewe ubwanjye nyine ku isura cyangwa uko mpagaze oya nyine ni ikihe kintu nkunda cyane mpora nkubwira nyine nkubwira Tessy iki kintu ndagikunda mu buzima busanzwe haba mu bijyanye n'akazi haba mu ndagukopesha Nana yego ikintu cya mbere ukunda kuba wakwikorera kandi mu bintu bidafitemo stress urugero kuba nk'umuyutuber channel nk'umuyutuber cyangwa se ukagira nawe ukunda gukina filime uko se ibi bintu birashira gute ko numva ibintu ndi kukubaza biri guhuriramo Nana ni iki nanga ku muntu w'inshuti yanjye yankorera Musomyeho kabisa. Musomere mwana mama. ikintu wanga ku nshuti yawe yagukora nyine ukumva uramwanze ikibazo rero vuga ibyawe wasanga duhuje nyine ntabwo umuntu tudahuje karagiteri cyane cyane nk'umuntu wakubangamira wenda urugero akaba anywa nk'inzoga cyane wowe utazinywa cyangwa se ataha ijoro cyane wowe utaritaha ku buryo unamubwira ikibazo ntacyumve Tessy ntabwo nta nubwo twabihuza ijana ku ijana ntabwo twahuza soma none se urumva abantu nyine tuba twanga ibintu bitandukanye soma aho sheri ayiwe se ko mundandiye amagi gusa ni meza nta gihombo cyo kuba turi kunywa amagi ni ukuri noneho mfite ukuntu mu mazuru biri kwita ubundi urafunguka ati nagaye Nana uri kubeshya oya Tessy hari n'ibyanze kugenda kugira ubyumve ariko wamukubise ikibazo cyadanje kandi utari kubaza sireba aracyujuje ibibazo ubazo ubw'inuze ngo kuvuka umukubita ikibazo kirenze ndumva nakambura nkajya mwaretse mukakuduteranya twagiye yanze kunywa mvuka ryari tariki zingahe yes dusomyeho uvuka mu kwa gatandatu ku 16 yaho rero ako niyo mubwira byose Nana twamenyanye ryari umuntu waduhuje we twamenyaniye hehe ni iki duhuje mva kako ni karitoto umunsi nguhamagara ntabwo nibuka itariki kuko nawe ndabizi ntuyibuka yego gusa naguhamagaye ari nko mu masaha 8 yego umuntu waduhuje mwahuriye ku ishuri ryahe igatagara muhuje izina rya Tessy agasha wow nana wewe wari uzi kunyemeje akaya cyari byinshi Tessy ngiye kubishaka tu Tessy igame yaryoshye ntago narangiriza hanyuma Jesus Tessy ndakubaza iki Tessy basi ni ntari mbaza mbe ndi gutekereza ikindi Nana nwesha mbe ndi gutekereza ikindi Nana shagazi ntago nzi kubaza nakubajije ukinjiramo hano
waje urasuza uricara hacamo akanya gato mpita nkubaza Atumbaza. Tessy uri umwana mubi. Atumbaza. uzi gukura wumva ufite inimba inywa mubwire Oya ndacyagitekereza. Wambajije ngo ese rero ikibazo twavuze byinshi ariko icyo ngiye kubaza umva ntugihakane. Wambajije ngo mbese poshete yanjye ya telefone ibintu turabiboha cyangwa tubiteraho. icyo cyabaye cya Tessy ni icyambere. ibuka neza oya ibuka neza ibuka neza Imubajije hato yabukoze. ceceka Ntabwo ari icyambajije. Yewe. Ntabwo inyuma yo kumara ano magi ndanakomba. Tukubibona. yavuze ngo arandisha ibi reka nzaba ari njye rero ubimurisha Tessy urabaza. Mbajije gute? Wambwiye ngo gushango nana ngo tugiye twabonana. Sibyo? ndi kubaza ikintu nakubajije Sibyo byo niyo mbajije. Nabiyobewe. Tessy. nakubajije ngo aya mashati yakura he umbwira ibiciro Shasi oya ntabwo ari icyambere. oya navuze ko atari icyambere akicara haciyemo umwanya Kuki uretse ko bya pushete bya mbere? Oya nibyo. oya wallahi Oya navuze ngo iriya pushete wahise umbwira ngo wari wamaze kwicara nyuma wambajije ngo ni iki nakubajije mbere kuko nari nanabonye ya foto ugize Twari mwagiye twicaye. muze nkubaza n'ibyi wallahi oya wambajije ngo wambwiye ngo wakije muri telefone yanjye urambwira ngo asubuna ngo aya mashati ameze bityo ngo uyakora henda kubwira ngo mfite ahantu nyagurira nabanje kubaza iki si ishati nkabaza pochette nyuma wayikuyeho wari wanayifashe nese wafashe telefone mbere ubaza kandi nabajije pochette ari yonyine telefone itari nasa wasubije nasubije baza ikindi cyatwembi dusomeho twembi kugira birangire Uko urumva nawe waba shana oya gute se tutabireka oya turasoma twembi yego nese gute tutasomaho none se nasomaho gute kandi ngiye ndumva nasubije ikiri cyo nawe ntabwo uri shuwa neza iki cyo wambajije ari cyo wabanje nabari hano babivuze ntabwo ari cyo wabanje shana nasawa umva byandi byo gukozaho umunwa kwawe ntabwo biri mana mwe Tessy reba handi basigeza nka hano Tessy nawe bihagije ngaho inywa nshuti yanjye tunywe cheers abandi bavuga ariko twe we kabisa enda cheers we ha ariko se buretse mbitekerezeho ngeze Tessy hashyira agapapuro uretse nkwereke hanageza ntukabye ntabwo ndibukabye pe nana aho hantu se wabunywera oya shareba hehe Tessy reba hehe urageza hano aho bitangiriye ntabwo ari aho bisoreje yesu mwashana uri oya shana nese umuntu unywa anywa ibi bintu byose oya shamwibye ratanywa wizamuye ntabwo ndi kuzama ndi kugafatishaho Tessy zana shaho nawe wakorogaga na impuhwe uri kutuma unkorogera ari kukazamura ajyana twa tuntu tw'abana ari kunywa ari kukazamura ntabwo urahageze ntabwo wabaga wumva ukuntu bibishye Tessy uri kukamanura pe mpamvu uri kukazamura ntabwo ndi kubaza ngewe ibibazo kabisa kuko mbije nana Tessy nuko intango Oya, Tessy ndareba uri kukazamura. oya nukuri uzi ko naba nkamaze kandi ari watsinzwe
Nana wari wambajije nigiye kukubaza. Nana none biri kunuka. Tessy njya kuza hano guhamagara kuri telefone naguhamagaye inshuro zingahe utanyitaba, wanyitabye zingahe, ubwo nyine hose hamwe ni zingahe, naguhamagaye ntiwanyitaba, ibyo byuri kubyibuka. Harya wambuze ntago mbyibuka shayimbabu buretse nanjye nimbivuga ugasanga ntago bigize, ugasanga ntibihura, nanjye nta kibazo turabireba. aha wamamagaye inshuro ebyiri. Yego simbizi wevuga nyine turabireba muri telefone nta kibazo. Nagufashe nise ubwo wamamagaye inshuro nise. Oya wowe wambuze inshuro ebyiri. None izo nakwitabye nazo ni ebyiri. Ugiye kunywa ni iki nibeshyeho? Izo wanyitabye rimwe, urumva nyine naguhamagaye inshuro ebyiri, aho nyitabiye urambwira ngo wari uri mu kiganiro, urumva. Ariko ubinsobanurira ko wari mu kiganiro niyo nshuro duherukana uvugana, kandi wavuze ko ari ebyiri twavuganye. None se oya ibyo kuza hano ho oya ntabwo birimo ari ibyo byo hano naguhamagaye inshuro ubwo zo kuza hano ni 3. Impamvu tubigene gute wambuze inshuro ebyiri mbambe nakubuze inshuro ebyiri sibyo? Iyindi imwe izindi ebyiri. Oya ni imwe izindi ebyiri bwambe yambuze inshuro ebyiri sibyo? Bimeze gute undi mu kiganiro nsanga yewe kabiri nza kujya kureba ati ndahageze naje kuri kore yagufashe. Ari ukuntu basa nabi azi kikavuga rusha namwe mwigize abajaji. Yego Nana yes. Aha ate sinari gushaka ikintu cyatuma nywa vuga gitaya. Ni ikihe kintu mfite mu menyo yanjye abantu benshi badafite? Ni kimwe se cyane bibiri ufite mu kanwa h'urukara n'inyinya, kandi ntabwo benshi ugisanga ntabyo bafite. Abenshi babifite. Ngiye ikintu nyine utapfa kubona. nta kintu mbyize muri oya abenshi badafite mu kanwa ni ibyo navuze. Ikindi ibyo bihanga byanyu bafite utwinyo dutoya cyane. Oya oya ntabwo ndabinaniwe. Oya ni amaseko mana we Tessy kujya no kumbaza ibintu nakuzi mu kanwa. Tessy ingo watinze se washyizemo byarangiye. Mfite inono hano. iki Inono hano kane kantu k'umweru kari ku ryinyo. ufite niki? Inono siba kiti inono harya inono ko ntari kubibona se. Kana kandi banabikwetse ngaguriki kana k'umweru. Inkwa wikwigira Tessy wibaze yuko na n'ubu ntago ndi kukabona.
simukazi njye nakamwerekana nabukope bakukopeje none se wagira ngo oya umuntu utazi umuntu mu kanwa cyane wagira gutya shate singiye ku nawe muzagiye ikibazo sha azi afite nuza kagiye none ugiye kumbwira iki ugiye kumbaza iki Tessy ugiye kumbaza iki ni shoti kabisa ni amasegonda urumva ntoboye amatwi hangahe nambaye amaherena angahe utoboye ahantu habiri na hano ha gatatu wambaye amayena abiri hano gusa ngo bimeze bite subiramo ntoboye habiri gute uretse utoboye hatatu nyine hano ni habiri n'akandi ka hano kamwe wawewe to ndo nabonye hano nambara amaherena abiri hano na hano kubibona ntago ndi kubibona Tessy ndarikuramo ndo irya gatatu ariheruka kera ntaryo haranasibye kera fata ku kacyayisha kandi ibintu byo Tessy sindi kunywa bikagaragara nawe njye impamvu binashize ntago ndi kwigirisha ndi kunywa pe si ubigiye nahereye koko ndababaye gira yo ntabwo Tessy ndahise yigira gutya kugira bigaragare uri kubibona biri kunuka pe hangane ako twagiye nari umurozi twagiye nana si uguhera kare kuki ntagiye mbaza utubazo nk'utu ndababaye nese bikubuje ko tubimariye rimwe kandi kubera uri kumpatiza ngo nkwe byinshi we wagiye unywa duke duke osha nanyweye we twagiye ntumbaze ibiri hanze wa muntu we ntabwo nahinjiye ntarebye uretse nana ni igiki kimpangayikishije ikumva kiri gutuma ntatuza mfite ubwoba ikintu kiguhangayikishije mw'abantu mwe afite agafesi kabi mu maso afite agafesi kabi pe kabi cyane yahangayitse buri kanya ari kumbaza nana nakwisiga iki mu maso ngo bishire ye twagiye ni njyewe Tessy ninjiyemo n'urukundeba ku maboko yanjye nambaye ibikomo bingahe kimwe gisutuku ikindi gisute nambaye impeta zingahe imwe ikozwe ute indi imeze gute twagiye zingahe zinameze gute twagiye nana wambaye agakomo kamwe kakandi nyine kaba ari akanuze kano kakuma tw'utwuma nyine tw'abakobwa impeta wambaye impeta imwe isa nk'amaherena nyine hariho umuntu w'umukobwa usa nk'uwikoreye ukuntu harya wambaye impeta imwe ye wambaye impeta imwe byarangiye nkureye amaboko kamwe udukomo tubiri impeta ni ebyiri wenda haho n'aho wari wagerageje ariko inshuti yanjye si inkwanga niyo mpamvu ndi bugukorogere tugafata neza ako gapanu ko mu nda nizere ko kumuzi mw'abantu mwe kino kiganiro muzakira ntakazagira ucika intege byatangiye nabi ariko bigiye gusoza neza yashoti se kiki ye nigeze ngutegeka uko inywa se nana
aha buretse aha namugaye mfite imyaka ingahe ikumva haciye imyaka ingahe mugaye Tessy urandenganyije pe ubwira impamvu ndenganyije ibyo ntabwo bikundeba kubizi ko tutabiganiriyeho ibyo biganiro nkunda kubikora bahita yinyeka ko utajya ureba ibiganiro byanjye iranguze shira ntabwo kashiramo n'ibibazo nshaka kukubaza shande ndahita nkamara Bahita musoza game. Aho kamaramo dusoza game. turahita dusoza Ntabwo yakanywa gute? ntabwo ngiye nakamara ntaramubaza ngasoma Ngasoma gake ariko ushaka agoma. ngiye gupfa kugerageza Tessy ufite imyaka 20 Ntabwo akoje imyaka. nyine umva ari kubibara nyine ngiye ndi gushaka gukarikira ngo ndebe ndasoma kuko ndabyumva ntabwo nabikora 100%. wari ufite imyaka 9 komeza ubu ufite nka 25. nuko nyine ugacemo ingahe havuyemo iyo 9 hakazaho ubwo ni 10 n'ingahera wamugaye ufite imyaka 9 sibyo ubu rero ufite ubwo ni 16. nzayuzuza muri kuno kwa gatanu 25 nyine iyo 13 n'ubundi zuzura hanyuma wamugaye ufite imyaka ingahe 9 unyumvira ukuntu nagerageje ubwo uranywesha Imana ishimwe twagiye shana sindi kukorohereza nagerageje ariko ngewe ninjye wakorohereje cyane ndakabye Tessy nyine aho nazi inkiza nkinjira muri iyi nzu ni ikihe kintu nikanze nanibagiwe gukora amasegonda 5 buretse ni ikihe kintu nikanze nanibagiwe gukora hese nyine nkinjira mu nzu nahise nikanga niba ari ukwikanga kuba ntari nguhobereye cyane cyangwa guhobera abandi nayo masanze ikintu cya mbere yikanze yinjiye yakandagira kuri tapi atarakuraho inkweto ahita yikanga asubira inyuma Tessy ndakubaza iki ko numva byose uri kubimenya nana ni igiki ni hehe ufite akantu mu maso nyine kagaragarira buri wese oya ufite akantu niyo ufite akantu kahita kagaragara nona ariko nyine kitari ikintu usanganywe nyine uvuge ngo iki kintu wenda ni agakovu ni agaki oya nagakuraho se kagakunda ku buryo wenda nakwimagine kari akantu kanguyeho ndi hano oya ni akantu kariho ariko bigaragara yuko ari nk'akantu kagiyeho uyu munsi kandi kari bushire cyangwa se kazasha nko mu minsi ingahe kari kuri ihe sayidi kameze gate ni hano menya hatukuye hehe muri iyi sayidi hano hari ahantu hatukuye hahari hatukuye se gute nyine ni nk'umubu wandiye kaba ari nk'agaheri se oya ntabwo ari agaheri gusa nyine himaritse ko nyine hatukuye tu bishobora gushira uyu munsi cyangwa ejo nibyo oya se shandi kukorohereza nshano kuri agasigayemo tugiye kubazanya kimwe ku kindi ubundi biba birangiye nawe njye biracyari byinshi oya ni do turanganye neza
ikintu Tessy ni ikihe kintu nakubwiye ntabwo kiri ngombwa ahubwo oya icyo wari ugiye kumbaza ndakubujije naryoye yego ye njya kuza hano naguhaye iyihe mpamvu iri gutuma wenda natindamo wambwiye ngo uri mu tuntu twinshi nyine ahantu wari uri hari utuntu uri gukora unaguze irimba turi butinde cyangwa se turi bugire vuba nguze ubwo wakishe njye nawe nkubwiye impamvu yari iri gutuma ntaza vuba nk'uko wabyifuzaga Tessy somaho ni iyihe nakubwiye ngo Tessy amamoto yabuze urumva abamotari bari mu nama nana urabeshya nakubwiye nana wari ufite umuntu uri bukuzane niyo mpamvu ikumbwira ngo moto zafunze nuko nari nkubwiye ngo ufate moto nyirangire utumwa ngo hoya moto bazifunze ngo hari umuntu unzanye ntabwo ari icyo cyagutindije nana Tessy nana muretse nakubwiye ngo oya nakubwiye ni Nyandungu nasubije yagikoze nakari namusabye ko twazakora ikiganiro Nyandungu kandi tuzajyayo vuba nana ni iyihe gahunda nakubwiye mu kanya ko nitumara gukora ikiganiro ahantu uri bumerekeze ni mu mujyi kugira ute ka kabazo kawe k'agafesi kabi shana nanashaye kubivuga nayo ngo kabi ata shana rwa marerije noneho na marerije ari no kundya biri kundya rero mwabantu mwe twakoze ikiganiro muzagikunde mu gihe udutima twinshi na comment nyinshi kandi nyine muzatubwira umuntu waba wakomye undi nanareka nkubaza akanyuma sibyo nkorera he mu mujyi ntabwo ibyo byari birimo twasoje tubisezera nana suri kumurana aha ntajya ibi nanjye ndahita nkubaza ikintu yego nkorera he mu mujyi ncuruza iki ucuruza imyenda nkorera he ucururiza mu mujyi ariko sinzi ni nkahe inkwi Tessy twembi iki ngaho mbaza nana yewe ngo arashaka ko tumariramo rimwe ndabishaka mbaza n'intsindwa nibwo tunywera rimwe Tessy mwana we Tessy byari byarangiye pe yego ngaho mbaza dusome twembi baza kamwe ningatsinda ubwo ndaba ndokotse oya Tessy turi hano tukigera hano ni ikihe kintu wabajije ukabona turagusetse cyane kikanadutangaza cyane mwese ntabwo nzi turi banga ari ikibazo cyose cyadusekeje pe kiranadutungura pe shana nuri guhimba oya ninyivuga urasanga ari iki uri guhimba vuga ko nyine byarangiye mpite nkubwira kamaze nasoma cyagiye nyine nishwe uretse nyine ibyo mu mujyi nabiyobewe nababajije iki we narindi kugiye kubaza twari turi hano twari turi hano mu kiganiro cyabaga kitaratangira shana niba ibintu si ubihimbye oya nubwo nini ngusubiza urumva ari byo ngiye kugisubiza sibyo mwabantu mwe idebe riri hano cyane cyane abantu bo mu bigogwe muzamabare mutere comment duseka umuntu hano yego twavuze ngo nge n'umuntu turi hano twadiscusinze nyine ukuntu ngo nyine ngo agamata ngo bari gukama Tessy aravuga ngo mbese birashoboka kamata avuye munsi y'ako kanya bayanywa gutyo sha wallahi twabivuze
wavuze ngo none se ngo barayanywa sinabajije gutyo njye ninjye wakubajije ahubwo nyine twabivuzeho njye n'umuntu twari turi kumwe hano urumva tubivugaho uwo muntu ari kuvuga ati njye ahubwo nta nandi mata nanywa ataravuye munsi y'inka uravuga ngo oya twavuze ngo tuzagende bakwigishe gukama tuvuga ngo none se ayo mata birashoboka ko umuntu ahita ayanywa yego nyine ndi kubaza twabisetse rero kandi nibyo barayanywa ahubwo mva kuba mbizi nari mbizi ko bayanywa ahubwo ikintu nyine nabajije navuga ngo hariya aho barabyemera kwita uyanywerayo nyine uri gushakisha uburyo wabigira byiza ariko siko biri sibyo rata ntabwo ariko wabisubije ikindi kiyongereyeho uretse tubanze tuvuge mw'abantu mwe mutazi uburyohe bwari amata mufite ibibazo twagiye nana kamubwire urye njye naribi Tessy kukamaramo oya kukamaramo wewe wakamazemo naribi ngaho kamaremo oya nawe ngo nyine akasigara Tessy ndumva byansesemye ndumva twagiye rero gira icyo ubwira abafana bawe guys ndiza ko rero mwabonye ukuntu yagiye ambera umugome kunagiye yabanje ariyorobeshya akajya mbaza utuntu tworoshye nyuma nyereka uwo ari we nakubonye inshuti yanjye Tessy nagushyiremo imiyaga guys namwe murebe reba ibibazo yari afite ibibazo iki oya ushaka wankomye n'ukuri reba ibibazo wari ufite reba nibyo nari mfite ariko abantu bataranywa amagi mabisi ndayabifurije none aya ngaya sinzi nimba ariko amagi yose amera mabisi nuko yari arimo ubugome vuga ngo wari ufite ubugome Abatesi rero mwakoze kudukurikira inshuti yanjye rwose ndizera mwayikunze izagize ubu niwe tugiye kujya twirirwa oya se nzakurisha ibirayi bidahasi oya shazaye kubugome nukuri ngaho sezera Abatesi so guys mwakoze cyane kudukurikira kandi kino kiganiro muzakirebe n'umutima mwiza mumeze neza mwanyweye amata yo mu bigogwe mumeze bon sasa rero murakoze turabakunda kandi ntimuzibagirwe kureba umuntu wakomye undi pe mubare muzabyandike muri comment muzatubwire umuntu wemeje undi ariko sha yazanyemo ubugome ariko rero akandi kantu wenda abantu bashobora kuvuga ngo twagiriranye ubugome twagize gute agaciyaza nagase akira se gukuraho tubimaze niyo gahunda akira cheers cyane nawe banza amagi nese urabona atari gifite amagi yakuryoheye na akira uranakomba nanasha ukunda amagi wambeshyaga ntabwo akamazemo nanasama ya Tessy nani kuzana ubugo dore ngewe uri gupfusha ubusa shanana reba nawe ukanshyireho asama nana ushyiremo hano mu muhogo neza Guys, we love you.